turi kumwe n'umukozi w'Imana Lambert bariho asigiwe cyangwa se niwo murimo akora mu gufasha abantu gukira ibikomere by'umutima. Twagira ngo adusubize gukira birashoboka, ni iyihe nzira umuntu yanyuramo kugira ngo akire? Ikaze. Murakoze cyane. Ndifuza kugaruka gatoya ku cyanditswe kimwe Pastor Cleophas yavuze cyo mu rwandiko rw'Abefeso. Paulo yandikiye Abefeso aho Imana yahaye abagabo n'abagore inshingano. Yavugaga ku Imana yabasabye gukunda abagabo, ibasaba gukunda abagore, ariko iyo birebye usanga ari ikintu gikomeye, kubera ko ntabwo Imana yababwiye ngo muzabakunde bisanzwe, nta nubwo yanavuze ngo muzabakunde nka ba nyoko uko so yakunze nyoko, ahubwo yaravuze ngo muzabakunde nk'uko Kristo yakunze itorero. Nkiri umusore nigeze nsoma ayo magambo, ibyo gushaka nari ngiye kubivamo, kuko naribajije umuntu nzakunda atankunda, kuko ntabwo Kristo yadupfiriye tumukunda. Umuntu nzakunda yakoze amafuti n'amanyanga, ngasanga uko niko Kristo yadukunze. Umuntu nzakunda atabimerita, ibyo bintu nzabishobora? Nisatse nsanga ntibivamo, numva ntago nzabishobora, kandi numva nshaka kubaka urugo rwa Gikristo. So icyo kintu rero cyo gukunda, cyane cyane iyo nshingano Imana iha abagabo, iyo tutayihuje na Kristo birapfa, kubera ko mu by'ukuri ngira ngo icyo Yesu yashaka kuvuga arababwiraga ati ntago mwakunda abagore bya bindi byo kuryamana nabo gusa, uko ntabwo Kristo yadukunze kugira ngo aryamane natwe, ahubwo yaradupfiriye, kuko ni nabyo bavugamo ngo nkuko yakunze itorero akaryitangira akaripfira, ndetse ngo kugira ngo aryishyire ridafite umunkanyare, ridafite n'ikizinga. Iyo nshingano rero nashaka kuvuga ko ikomeye ku bagabo, ariko n'Imana idutegerejeho. Icyo nabibonyemo rero ku cyo yavugaga cyo gucrea, kuba twakumira ibikomere, urukundo dusabwa ni urukundo rwa sacrifice, rwo kwitanga, rutari ndigabo, rutari nige mugabo muri uru rugo. Ngo iyo watangiye kwibutsa kuri umugabo mu rugo, nuko ubutakira umugabo muri urwo rugo, kubera ko ntawe ubiyobewe. Niba uri umugabo buri wese arabizi, ariko niba utangiye nawe kubishidikanyaho ku buryo uhora ubyibutsa umugore cyangwa se n'abana, nuko iyo nshingano hari uburyo bumwe wayitakaje. Icyo nshaka gusorezaho rero kuri iyo ngingo nashaka kumwongereraho, nuko birangira bitubwiye ngo ibi bintu ntago ari ibintu twashobora mu mbaraga zacu. Ntago washobora gukunda umugore ngo umwitangire, yagukunze nawe cyangwa atagukunze, yakoze amafuti atayakoze umukunde. Icyo kiragorana cyane. Niho rero bisaba ko tubwira Kristo tukamubwira ngo dufashe gukunda abagore bacu, twebwe ntitwabishobora, kuko niyo tubigerageje biratunanira. Icyo rero nicyo nashaka kongeraho. Ngarutse rero ku kibazo narimbajijwe, ese gukira ibikomere birashoboka? Ntarajya no muri Bibiliya, reka mvuge ngo birashoboka. Ibyo ni ibintu nabonye inshuro nyinshi, aho abantu baza avuga ati ngiye kuruvamo, ntacyo nkirukoramo, aha ni ahantu ho kubabarizwa gusa, ni ahantu nashiriye, ntabwo nzi icyo ndi gukora muri uru rugo, ndubeshejwemo nuko narubyariyemo, ariko ubundi nta kindi cyiza ndutegerejemo. Ariko Imana yamukoraho ikabasha kumwomora, ikabasha kumukiza, yewe rekana navuge gutya, ikanakiza n'urugo, kubera gusa ko umwe yakize. Mu gitondo msenga, Imana yanyibukije inkuru y'umugore wamenye ko urugo rwe rwugarijwe, hanyuma agira icyo abikoraho, ari we Abigayeli. Rwari urugo rwendaga gusenyuka,
nk'uko hari igihe ingo nyinshi ziba zenda gusenyuka zibayeho mu manegeka ntabwo ari amanegeka y'aho batuye, ariko urwo rugo ruri mu manegeka narwo mu by'ukuri rukeneye kwimurwa. Abimenye rero ntabwo yagiye kubwira umugabo ngo reka bari wowe ugira icyo ubikoraho, nta nubwo yagiye kuvuga ngo umugabo wanjye niwe kibazo reka niryamire buriya bizakemuka, ahubwo we yateye intambwe agira icyo abikoraho, kandi birangira Imana izanye igisubizo kubera ko gusa yahagurutse. Hari byinshi nari guheraho ariko byagiye bigarukwaho, icyo ndi buvuge ni ukubivuga gusa. Intambwe ya mbere yo gukira ni ukwemera ko wakomeretse. Buriya abantu benshi tubayeho duhakana ibiri mu mitima yacu, tubayeho ngo mu murenzaho wera ibijumba, tubayeho turibahisha mu nda imbwa ntizitwibe, tubayeho dufite isura tugaragariza abandi nyamara tubizi ko turi gushira. Umuco wacu nawe ntubidufashamo, kuko baratubwira ngo n'imfura ishinjagira ishira. Nigeze mbibona umunsi umwe intore zibyina, hanyuma mu kubyina uwabyinaga akandagira mu kimene cy'icupa, kuko hari ahantu mu birori icupa riramukata bihagije ku buryo amaraso yavaga twese tuyareba. Ariko igitangaje ntiyatatse, igitangaje ntiyigeze yemera, yarakomeje arabyina kugera ubwo abandi nabo bamufashije babyina ariko bamwegezayo, kubera ko babonye ikibazo yagize, avamo gitore nyine, ariko yakomeje kubyina. Hari igihe rero no mu rugo abantu baba ari inkomere ariko agakomeza akabyina, agakomeza akagaragaza ko nta kibazo gihari, ariko intambwe ya mbere yo gukira ni ukwemera ko wakomeretse. Iya kabiri ni ugutandukanya kutabona mugenzi wawe, cyangwa se reka mbikubire mu ijambo rimwe, kujonjora ibihari. Kujonjora ibihari, ibi biravuga iki? Ukwiye gutandukanya wowe ubwawe, ugatandukanya uwo mwashakanye, ugatandukanya n'urushako. Mu murimo nkora hari abantu benshi batugana, aza avuga ati ndaje ngo mumfashe, mwongere mudufashe mu rushako rwacu. Akaza we yumva ikibazo gihari ni urushako, ashaka ko urushako rukira, ariko abarugize badakize. Akenshi dukunze kubabwira ngo nta maji dufite, nta nubwo dukora ibitangaza nubwo Imana ibidukoresha, ariko icyo tuzi ni kimwe: urugo rwanyu ruzaba uko murushaka, nimukira narwo ruzakira. Dukeneye rero kujonjora. Icyo nita kujonjora ni iki? Ni ukuvuga ngo mu byabaye byose uruhare rwanjye ni uruhe? Mu byabaye uruhare rwanjye ni uruhe? Ese jye nakomeretse bingana iki? Ese uruhare rwa mugenzi wanjye ni uruhe? Ese ubundi inshingano zanjye ni izihe? Kubera ko ingorane ibamo, hari igihe abantu bakomerekera mu rushako, bigasa nkaho bibahaye uburenganzira bwo kureka n'inshingano zabo, bigasa naho bibahaye uburenganzira bwo kwikorera ibyo bashaka. Oya, hari ibyo dukeneye kujonjora tukamenya aho tubyerekeza. Ikindi rero cyadufasha muri urwo rugendo rwo gukira ni ukwizera, cyangwa se kwizera ndabikubira mu bintu bibiri. Cyambere, kwizera ko gukira bishoboka. Ndibuka benshi baraza, cyane cyane ko wenda baba barumvise n'ibintu dukora, bakaba biteguye umugabo w'umusaza ufite imvi, ufite ubwanwa bugera hariya, bahagera bakabona ni umusore. Rimwe na rimwe hari ababa disappointed ukamusomamo ko yagupinze byarangiye. Ndibuka ari uwo duherutse kwakira aratubaza ngo ndacyari kurwana n'umutima, nibaza niba ndi bubabwire ibyanjye. Ese kubera iki? Ngo none se ko nabandi nabibwiye ntacyo babikozeho, kandi ari abantu nizera, ngo ubwo mwebwe bite? Icyakora Imana ishimwe ko yemeye tugakomezanya urwo rugendo. Agarutse bwa kabiri yaratubwiye ati Imana ishimwe ko nahagumye, kubera ko hari icyabaye. Hari igihe rero umuntu aza adafite ibyiringiro, adafite kwizera ko bishoboka. Iyo wamaze kwemera ko gukira bidashoboka, ntabwo nyine bizashoboka. Niyo mpamvu rero ikindi dukeneye muri urwo rugendo rwo gukira ni ukwizera. Ikindi gifatiye muri uko kwizera ni ukwizera Imana ko
ishaka kugukiza kandi ifite ubushobozi bwo kugukiza. Kubera ko hari igihe umuntu aza akaba yizeye wowe kandi mu by'ukuri ubizi nawe ko ntacyo wamumarira wowe ubwawe keretse Imana igize ikimukorera. Nibuka amagambo Yakobo yigeze abwira umugore we Rasheli, amubwira ati mpabana cyangwa mfe. Yaramuhindukira aramubwira ati nukuri ndakurahiye, ntabwo ndi mu cyimbo cy'Imana yakwimye abana, itagize ikigufasha ntubintegerezeho. Ukeneye rero kwiringira Imana yuko ubwo yagushyize mu rushako, yego waruhuriyemo n'ibibazo cyangwa se waranabijyanye, ariko ukeneye kwizera ko Imana ifite ubushake, yifuza kugukiza kandi ibishoboye. Ibyo bikagaragazwa n'ikindi kintu nshaka kuvugaho, ari nacyo nza gutindaho. Yesu nk'umuntu ukiza ibikomere by'uburyo bwose, ariko by'umwihariko kuko ari byo turi kuvugaho uyu munsi byo mu rushako. Ibi ndabihuza n'icyo nari maze kuvuga cy'uko Imana ishaka kugukiza. Ibishaka kubera iki? Kuko yatanze ikiguzi gikomeye kugira ngo ubashe gukira ibikomere byawe. Ikiguzi yatanze ni cy'umwana wayo w'ikinege ikunda, ari we Yesu Kristo. Yesaya 53 haravuga ngo uwo Yesu yakuriye imbere y'Imana nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ngo ndetse ubwo twamubonaga ngo ntiyari afite ishusho nziza, nta nubwo yari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Ngo yaratukwaga akangwa n'abantu, yari n'umunyamibabaro wamenyereye intimba. Igitangaje cyabyo rero, ku murongo wa 4 baravuga ngo nyamara intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Ikintangaza cya Yesu nuko nta bintu atanyuzemo byatuma uvuga ngo wowe ntabwo ari bwumve intimba zawe, byatuma uvuga ngo ntabwo wowe yashobora komora igikomere cyawe nubwo waba barakubitikiye mu rushako. Turi kuvuga ku rushako. Buriya Yesu nawe yakuriye mu muryango wari ugiye kubamo divorce mu buryo butangaje, kuko Yosefu amenye ko Mariya atwite, yavuze ati ngiye kuba imfura ndamudivorsa, ariko bucece. Marayika aratabara. Ariko ibyo Yesu yabinyuzemo kugira ngo nuzavuga ngo mu rushako narahakubitikiye, abashe nawe kuba yamumomora ibikomere bye. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugera 30 ni amagambo Yesu we ubwe yivugiye. Yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. No kuvuga abaruhiye mu rushako, abaruhiye mu bindi mbere yuko bajya mu rushako, uyu munsi bakaba barabijyanye, bikaba ari byo bibakurikiranye no mu rushako. Aho waba wararuhiye hose, Yesu aravuga ngo ngwino nsange ndakuruhura. Ikindi yongera haravuga ngo emera kunyigiraho, emera kunyigiraho. Kubera iki? Kuko ndi umugwaneza kandi ndoroheje mu mutima, umutwaro wanjye nturemereye, no kunkorera ntago biruhije rwose. Ngo niwemera ibyo nawe urabona uburuhukiro mu mutima wawe. Yesu rero niwe nkingi yo gukira kw'ibikomere byo mu muryango. Nizi bijyanye no gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe na kurondorera izindi principe, ariko iyo nabonye ikora buri gihe ni Yesu. Iyo nabonye nakubwira nkabihagararaho nkavuga ngo iyi ngiyi iri tested and approved, ni Yesu wo muri bikomere byaho byaba biturutse byose. Yavuze rero ngo tumwigireho. Yesu dukeneye kumwigiraho iki? Yesu dukeneye kumwigiraho ibintu bitandukanye nza kuvugaho byadufasha muri urwo rugendo rwo gukira ibikomere. Icyambere ni ukubabarira. Kubabarira kiri mu bintu byagufasha gukira ibikomere byawe wakubitikiye mu rushako. Iyo utarababarira uba umeze nkaho uwaguhemukiye, rimwe na rimwe ari uwo mwashakanye, ari umuryango washatsemo se, ari abana se, ari abaturanyi se, ari n'abandi batandukanye. Uba umeze nkaho batuye mu mutima wawe, uba umeze nkaho uhora ubikoreye. Ariko Yesu akavuga ngo bababarire. Kubababarira bivuga iki rero? Ntago bivuga ngo bahindutse abere, ntago bivuga ngo ibyo bakoze ntacyo bivuze,
nta nubwo bivuga ngo ugiye guhera uyu munsi utangire ubizera 100%, ariko umva icyo bivuga. Wabajyana ku musaraba wa Yesu ukavuga uti ndashaka kuruhuka kuri aba bantu, ndashaka kuruhuka ku mugabo, si uko agiye gupfa, si uko biri bugende ukundi, ariko ibyo yakoze mbizanye ku musaraba wa Kristo, ndashaka kumuruhukaho, maze igihe mwikoreye sitara nkamutekereza, bandyamye akaba ari we ndi kurota, mbese ngendana nawe, ni nkaho yituriye mu mutima wanjye. Ariko uyu munsi muzanye ku musaraba wa Yesu kugira ngo mbashe kumuruhukaho, si uko agiye guhita ahinduka, ariko ndifuza kuruhuka. Iyo rero utaje ngo umubabarire, burya birakugora mu buzima. Umuntu umwe yaravuze ngo iyo tutababariye ngo ni nkaho tuba twemereye uwadukomerekeje ko akomeza gutura mu mitima yacu atanatwishyura ubukode, kubera ko uri tsamura cyangwa imbeba yarya imyenda ukavuga utari ku uyu mugabo, kandi mu by'ukuri ntahuriye n'imbeba yari imyenda. Waba waburaye kandi nawe yaburaye, ugahita wumva niwe kibazo, ugahora umubona nk'ikibazo. Niyo mpamvu rero Yesu atugira inama ngo tubabarire, kubera ko nitutababarira biratugiraho ingaruka. Ibi nabivugaho ibintu byinshi, ariko ushaka kubisoma cyane azasoma Matayo igice cya 6 muri rya sengesho rya Data wa twese. Yesu yaravuze ngo tujye dusenga ngo tubwire Imana ngo itubabarire ku rugero natwe tubabariramwe abandi. Wasoma Matayo 18 ugasangaho yaranavuze ngo iyo tutababariye tuba tubaye nk'igisonga cyababariwe, ariko cyo kubabarira bikatugora. Kubabarira rero ni ikintu cyagufasha, atari ukuba mu rugo gusa, ariko no gukira ibyo bikomere byabaye ushobora kuba waranazanye cyangwa se waba waragiriye mu muryango. Kubabarira ndabikunda cyane, niyo mpamvu nari mbitinzeho, ariko ni intambwe ikomeye. Nukubizana kuri Yesu, njya nkunda kuvuga ngo nukubwira Yesu ngo uyu muntu ubundi yaba nabishoboraga nari kumutera igipfunsi, ariko aho kumutera igipfunsi ndamuguhaye, reka bari wowe ugira uko uzamugenza. Uyu muntu ubundi nari kumukatira, nkamukatira urwo gupfa, bakamujyana sinzi hahandi bajya bajyana abo bakatiye urwa burundu, menya ari impanga cyangwa se ahandi, ariko ubwo nge ntazi byose, reka muguhe wowe ari wowe uzamucira urubanza, wowe ari wowe uzi uko uzamugenza. Nukumuzana rero ku musaraba wa Yesu. Ikindi kintu dukeneye kwigira kuri Yesu, nubwo watigeze agikora kuko atakoraga icyaha, ni ukwihana. Buriya benshi iyo twakomeretse dukunze kwigira abamise kigoroye, tukumva twebwe turabere, agahinda kacu kakadutera kwirengagiza ko natwe dushobora kuba dufite uruhare mu byabaye. Kwihana rero biravuga ngo reka nanjye nirebeho, harya jyewe biba nabyitwayemo, navuze iki, nabigenje ne, namutekereje ne, namufashe gute. Iyo udasabye imbabazi nawe ku giti cyawe, ni bya bindi twahereyeho twavuze guhera kare byo kureba ku ruhande rwawe gusa, ku ruhande rwawe ukumva ari we mwiza. Ngira ngo yavuze bya Sartre, wavuze ngo l'enfer c'est l'autre. Ikibazo ntago ari jye n'uriya mugenzi wanjye, oya, nawe ukeneye kureba mu ruhande rwawe, ni igiki nanjye nkeneye gusaba imbabazi, ni igiki nanjye nkeneye kwihanaho ngahindukaho, kubera ko nugikora uzajya kubona ubone Imana yakoze n'ibindi mu ruhande rwa mugenzi wawe. Ikindi rero gikomeye kigaruka kuri Yesu ni ukumusukaho umubabaro wawe, kumubwira ibyawe. Buriya kimwe mu bintu Imana ikunda kuvuga kuri Dawidi, nuko Dawidi yabwizaga Imana ukuri. Ikunda kuvuga ngo ni umugabo ufite umutima nk'uwanjye. Benshi bakibaza yagira umutima nk'uw'Imana gute agasambana, yagira umutima w'Imana gute agasigaraza umuhungu we akamubwira ati sha ntuzatume Shimeyi ajya mu kuzimu, imvi z'uruyenzi. Ni gute yaba afite umutima umeze nk'uw'Imana ishaka kandi ameze gutyo. Ariko icyo ntekereza Dawidi aturusha benshi muri twe no gusuka imbere y'Imana umubabaro we. Niba ushaka kubimenya uzasome za Zaburi. Yabwizaga Imana ukuri, akayibwira ati mu by'ukuri ndababaye, mfite agahinda, ndaremerewe. Ndetse rimwe na rimwe akavuga ibintu twe tutajya tuvuga, akavuga n'ibyo yifuriza abanzi be. Ushaka kubyumva uzasome Zaburi ya 3 muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana yaravuze ngo Mana abanzi banjye ubakubite ubamena amajigo
ubu utazabyuka ukundi. Ni ukuvuga iki? Ibyo nibyo bimwuzuye, ari kubisuka imbere y'Imana. Yamaraga kuvuga ibyo, yahura na Sawuli wari uri kumutera amacumu, yamureba impuhwe zikaza. Kubera iki? Umubabaro ntabwo ukiri mu mutima we, yawusutse imbere y'Imana. Hari igihe rero tuvuga ngo turi abakozi b'Imana, tugize gute, tutabwira Yesu ibyacu, twakubitana na wa wundi wadukomerekeje, tugahita dukomereza aho twari tugeze. Kubera iki? Ntago turavidura umubabaro wacu ngo tuvidure imbere y'Imana. Ariko Dawidi nicyo yaturushaga. Yahura na Sawuli bavuga bati mutera icumu, dore Imana iramukugabije, akavuga ati yo, nabasha nte gukora ikintu nk'iki ngo mbangurire ukuboko kwanjye uw'Imana yasize? Ariko biraturuka muki? Mu kuba yasutse umutima we imbere y'Imana. Niyo mpamvu rero Bibiliya itwankuraja, idutera umwete inshuro nyinshi, ikavuga ngo nituyikoreza amaganya yacu kuko yita kuri twebwe. Nicyo gituma ivuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mukennye bimenywe n'Imana. Nicyo gituma Yesu yahamagaye akavuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Icyo rero nacyo ni ikindi kintu cyadufasha muri urwo rugendo rwo gukira ibikomere. Ikindi cya gatatu cyadufasha mu gukira sinzi niba ari icya gatatu, navuze byinshi. Ikindi cyadufasha ni ukwemerera Imana ikavugurura imitekerereze yacu. Buriya hari ukuntu iyo wakomeretse biguremamwo ingengabitekerezo, ukajya urebera abantu muri angle imwe gusa. Wareba umugabo niba ari we byaturutseho, wareba umugore niba ari we byaturutseho, ukaba umureba mu buryo bumwe gusa, utajya umureba mu bundi buryo. Ariko iyo wemereye Imana ukayibwira ngo ndakwemereye, reka umpe kumubona uko umubona, reka umpe kubona uyu muntu wambemukiye uburyo wowe umubona, Imana iraguhindura ukamugirira impuhwe. Ni kenshi umuntu azavuga ati uwo twashakanye ni igica, aragatsindwa, arakagira gute, yazagaruka nk'inshuro ya kabiri akakubwira ati atuzi ukuntu nabonye ko ababaye, utuzi ukuntu nabonye nawe ko ari indembe, utuzi. Kubera iki? Kubera ko yemereye Imana kumuha kureba nk'uko Imana ibona ibintu. Icyo rero nacyo ni ikindi cy'ingenzi cyane. Nsoreze kuri iki, ibi byose ni ibintu wakora uri ku giti cyawe, ariko hari n'igihe kizagera ugakenera ubufasha. Aha niho abashumba bazira, aha niho abandi bo mu muryango bazira, aha niho abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe n'ihungabana bazira, aha niho imiryango n'abandi bashobora kuba bagufasha. Wishyiga rimwe ntabwo waritekaho ngo bikundi. Ntabwo umutwe umwe wifasha gusara, ariko ntabwo wifasha gutekereza. Niyo mpamvu rero dukeneye bagenzi bacu. Imana yaduhaye umugisha wo kuba dufite abaturanyi dushobora kwizera se, yaduhaye umugisha wo kugira itorero, wo kugira aho dusengera, bishobora kuba ari padiri, bishobora kuba ari abantu batandukanye, ariko gira uwo biganiriza, utagiye kumusukaho gusa ngo bimusukeho, ariko ukeneye ubufasha, akubera umujyanama, agufashe. Ibyo rero nabyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nsoreze kuri iki rero, gukira ibikomere birashoboka, bisaba gusa ko ubyizera, ukemera ko wakomeretse, ukemera ko gukira bishoboka, ukanamenya ko Yesu afite uruhare runini mu kugukiza, kubera ko niwe Imana yavuze ngo muri we niho tuzakirira, imibyimba ye niyidukiza. Imana ibaha umugisha, kandi ndasengera buri wese ukurikiye wari umaze gutakaza ibyiringiro, humura rwose. Yego biragoye, ni urugendo, ntabwo urara birangiye, ariko umenye ngo gukira ibikomere birashoboka, kubera ko Imana yatanze igikomeye ari cyo mwana wayo, kugira ngo tubashe gukira. Murakoze. Urakoze cyane mukozi w'Imana Bariho. Ni umurimo asanzwe akora buri munsi. Ni umujyanama mu bijyanye n'ihungabana, cyangwa se n'umuganga muri urwo rwego. Aduhaye, narengiye kuvuga ngo indyo yuzuye, aduhaye yakubiyemo byose kandi by'ingenzi. Ubikoresheje neza mu by'ukuri wakira.